Uraho neza wabanje kuba wafungura iyi video ukabasha kuba wayireba, ni byiza cyane uri uw'ingenzi kandi urakoze cyane kuba uyifunguye. Rero nta handi uzasanga ibyegeranyo nk'ayo wa mbere ubashije kuba wafungura iyi video. Rero urakoze cyane kandi Imana ikomeze kugukunda cyane kandi ikomeze kuguha umugisha. Nta yindi filime rero tugarutseho ngiye kuba nabasha kuba nababwira, rero ni filime bita Bahubali. Bahubali muzi ko mwabonye igice cya mbere tureba igice cya kabiri tureba igice cya gatatu. Ubu byose hamwe tugiye kubiganira muri iyi video yose paka irangiye. Kanda subscribe wibuke no kuba wakora ku nzogera kugira ngo tujye tubana muri izi documentaire za filime. Ngiye tugiye kubana rero aracyari Kwizera Jean de Dieu. Ntuve ku murongo mu gihe ngiye kugusobanurira iyi filime amafaranga yinjije n'uburyo yakunzwe ku isi kandi na none bikaba ikiri gukundwa. Kenshi na kenshi rero baba bazi kuko filime nyinshi cyane ari ziba ziri gusohoka muri uwo mwaka zikubita, ariko abenshi cyane ntabwo mamo izi filime zakubitaga kandi kera cyane ziba zarebagiranye cyane. Reba nk'iyi filime Bahubali. Ese waba wararebye filime nyinshi cyane? Ushobora kuba wararebye Krish igice cya gatatu cyangwa icya kabiri, ese cyangwa ukabasha kuba wareba Salari, ukareba iriya filime bita Skandari. Izi zose ni filime zasohotse. Se cyangwa ukareba iyo bita Pushpa. Izi ni filime zasohotse muri uwo mwaka wa 2025. Rero bavuze ko arizo ziri guhitinga cyane, ariko njye naricaye ndiga ndavuga ati ndarinze ngo korere Bahubali. Abantu mutarayimenye se cyangwa abantu muzi ko iteye, ugomba guhita mumenya iyi filime uburyo yashutinzwemo n'amafaranga yinjije kugira ngo ibashe kuba yagera hano kuri iyi si. Akenshi na kenshi rero abantu barimo kubyiruka se cyangwa abana bari kubyiruka muri iki gihe hari aba batazi filime za kera kandi ziba zarahitinze zikabasha kuba zikubita cyane. Iyi filime ya Bahubali rero ni filime nziza cyane igaragaza nkaho aba ari umwana muto yabajugunya mu kumujugunya, rero batazi ko ari we uzatabara isi cyangwa uzatabara ubwami. Uyu mwana bivugwa ko avukana imbaraga zidasanzwe rero kubera ko se aba ari umwami, rero akaza kuza kuba yapfa ariko ise agasiga araza umwana we kari we uzaba umwami. Rero uyu muhungu rero akura mu buzima bubi cyane nko gukora ubucakasi cyangwa bugiye butandukanye, aruka ari umwana w'umwami bitewe n'uko hari byinshi cyane aba agomba kuba yakiga. Rero iyi filime rero yakomeje kuba yagenda ica kirondora ahantu hirya hagiye hatandukanye bitewe n'uko ari nziza cyane kandi yari irimo emotion nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ati abayirebaga harimo n'abariraga bitewe n'uko bagiraga imitima yoroshye cyane, bitewe n'uko hari harimo icyo bise nko kuba harimo kubabaza se cyangwa ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rero iyi filime rero mu gushutingwa rero yashutinzwe mu 2019. Iyi filime isohoka 2021 nibwo iyi filime yabashije kuba yagera ku gasonusi cyangwa kuri za YouTube ndetse n'izindi mbuga zigiye zitandukanye harimo nka Netflix n'izindi mbuga nka za Instagram cyangwa izindi mbuga za TikTok, hose bagiye bayamamarizaho. Iyi filime rero ikimara kugera kuri YouTube rero bayishyizeho nko masaha nk'aya mu gitondo, rero bigira nimugoroba yujuje biliyoni zigeze muri 12 z'abantu bayirebye. Rero bivuga ko akayabo ishobora kuba yarinjije, rero ishobora kuba yarinjije amadolari 725. Bivuga ko iyi filime rero ijya gushutingwa rero yashowemo amadolari 3000. Nawe ugereranyije urumva iyi filime amafaranga yinjije ni menshi cyane, nayo bungutse nawe urayumva. Rero iyi filime rero abantu benshi cyane barayikunze ndetse imbuga zigiye zitandukanye zigenda ziyipostinga, abandi bagenda bayikoramo ama-challenge bitewe n'uko iyi Bahubali yari filime nziza cyane kandi ikaba yarigishaga. Niba warigeze kubona aho Bahubali ataruka igipangu akagwamo imbere, biriya ntago yabikoze nk'ibyanyabyo. Ni ukuvuga ati abahinde bari gushutinga video se cyangwa bakoresha icyo bita screen se cyangwa bagakoresha green. Ibi ngibi rero bituma rero babasha kuba bakora background yaho bagiye gukora. Rero bashyira muri CGI yabo, rero bakabasha kuba bafata ya video se cyangwa kandi atarutse cya gipangu, bakabasha kuba barimo wenda igipangu gitandukanye n'ikindi kandi kirekire. Wabonye niba yarinjiyemo mu gipangu ukuntu agitaruka akirasamwe imbere, ariko wabonye intambara akora bitewe n'uko uyu mwana aba ari uzagarura icyizere mu bwami bwabo baba barafashe. Rero uyu mwana n'ubundi birangira afashe ubwami.
Bawubare rero abaturage bakomeza kugenda bamukunda rero, ni nyuma yaho rero aza no kuza kwitaba Imana rero akazabyara umwana rero, uwo mwana nawe akazaza mu gice cya kabiri. Rero niba warabasha kuba wareba iyi filime rero, harimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye rero, harimo ubwicanyi, harimo inyicarubozo n'ibindi bigiye bitandukanye, abaturage bafatwa nabi kandi bahura n'uburibwe bukomeye cyane. Iyi filime rero ubashije kuba washaka kuyireba rero, wajya ku rubuga rwa YouTube cyangwa n'izindi mbuga zigiye zitandukanye ukandikamo Bawubare, rero baguha ibice byose rero, ko ari icya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, byose ukabasha kuba wabireba. Kuko iyi filime bivuga ko utatangiye ku gice cya mbere ntabwo wamenya aho igana n'aho iva n'aho ijya. Rero bisaba kuba watangira igice cya mbere kugira ngo ubashe kuba wakurikirana iyi filime. Rero iyi filime rero yinjije amafaranga menshi cyane rero, ngibyo ibyo twavugaga muri iyi video rero, nibyo byose bikubiye hamwe. Rero wakoze kuba watwumvishe se cyangwa wadukurikiranye se cyangwa ugakanda like, ni byiza cyane kandi w'ingirakamaro, kandi Imana ikomeze kuguhezagira. Rero abantu b'i Musanze, i Rubavu, za Nyagatare rero turabakunda cyane, ndetse n'ab'i Nyanza ndetse n'aba Karongi bose turabakunda, ab'i Nyamasheke n'ab'i Rusizi mutagira ngo namwe twabibagiwe, turabakunda cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, kandi mukomeza no kuryoherwa umwaka mushya muhire, tugiye kwinjira muri 2026. Rero buri muntu wese utari ufite intego rero agomba kwinjira muri uyu mwaka wa 2026 afite intego y'icyo ashaka kugeraho. Reka mbabwire ati ngiye twabanaga rero, yari Kwizera Jado, reka mbabwire ati reka dusubire ubutaha.